Muraho wasangira ngendo wa Primo Media Rwanda. Birashoboka ko mwumvise ibya Hamas na Israel bakomeje gukiranisha umuriro bakavushanya amaraso ndetse banamburana ubuzima. Wasanga ibya Palestina, Abarabu, Abayahudi n'ishingwa rya Israel mu 1948 hari benshi bamaze kubikumenyesha. Ariko birashoboka ko yenda utaramenya ibyanditswe muri Quran sura ya 5 yitwa Al-Maida umurongo wa 21 aho rwose abayisilamu basoma bati: "Yemwe bantu banjye, nimwinjire ku butaka butagatifu Yerusalemu Allah yabasezeranyije, kandi ntimuzasubira inyuma muhunga urugamba kuko mwaba abanyagihombo." Aho rero niho abayisilamu bene Ishimayeli aribo Barabu bavoma umujinyu bajujubya bakarara amajoro bajanisha uko bazajegeza abo bita abajura baje kubajanjagurira ijuru ryabo. Naho abakeba babo bene Isaka bo barunguruka mu gitereka mumenyi cyanditswe n'intwari yabo Mose akakita kuva cyangwa yimuka Misiri ku gice cya 6 umurongo wa 8 bakavumbura ko yavuze ko icyo cyanya cyavanguwe mu bindi kikavunderezwaho amafu n'amafufu ngo kizabafubike maze uzabyanga bazafunga amakofi kugeza bavaruje uwo muvantara uzaba ushaka kuvangavanga navuguruza ibyo tetragrammatoni yavuzeho. None se bene Ishimayeli na bene Isaka kandi bongeye gupfa iki? Ko ababuzukuruza ba Aburahamu banze kubana mu mahoro n'amahundo bagahitamo amahane no guharira ku buryo kuva mu 1948 kugeza ubu bamaze gusekuranira mu ntambara inshuro 20 kandi bakavushanya amaraso by'icyitegererezo. Nk'ubwo abaciye akenge bibuka ubwo aba bombi barushanyaga gatuza mu ntambara y'amaze amezi 9 ibyumweru 3 n'iminsi 2 ikitwa First Arab-Israel War kuva ku itariki ya 15 z'ukwa 5 ku 1948 kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa 3 ku 1949. Icyo gihe byatumye Abarabu ibihumbi 10 n'Abayahudi ibihumbi 6373 basanga sogokuruza wabo Aburahamu. Ibyo byatumye ejo bundi mu 2008 Professor Benny Morris guturuka muri kaminuza Ben Gurion University abyitegereza amaze ku rupapuro rwa 76 rw'igitabo yise 1948 A History of the First Arab-Israel War aterura ati: "Ibyo guhangana hagati y'Abarabu n'Abayahudi mu kinyejana cya 20 byatangiye umunsi umuryango w'abibumbye wemezaga umwanzuro w'181 agakaka kabiri watowe tariki 29 Ugushyingo mu 1947. Icyo gihe abategetsi 33 batoye bemeza ko Abongereza bakuwe ku butaka bwa Palestine, noneho ubwo butaka bugacibwamo kabiri maze Abarabu n'Abayahudi bagaherera uruhande rumwe. Nyamara iki gihe hari hakozwe ikosa ryo kubanisha abanzi babiri mu nzimwe kandi buri wese ukamuha intwaro yo kwicana ku buryo isi yose yagombaga kuzabyakirana yombi. Niko byaje kugenda isi yatangiye kumva urusaku n'indirimbo z'ibiturika mu burasirazuba bwo hagati y'Abarabu n'Abayahudi. Ubwo nyuma y'imyaka 2 yonyine iriya ntambara irangiye mu 1951 Abarabu bongeye gusakirana n'Abayahudi mu ntambara y'amazi imyaka 4 ikitwa Palestinian Fedayeen Insurgency nayo yasize imivu y'amaraso ku mpande zombi iri gutemba. Iyo yarangiye mu 1955 ariko mu 1956 Abarabu n'Abayahudi bongeye kohererezanya ibiturika mu ntambara yahawe izina rya Agression Tripartite, abandi bakayimenya nka Suez Crisis, irangira Abayahudi bashimuse by'igihe gito ubutaka bwa Sinai. Kuva mu 1956 noneho Abarabu n'Abayahudi bamaze imyaka 11 buri wese ari mu myitozo ngororamacumumu kugira ngo mu 1967 noneho bazasandazanye mu ntambara yiswe y'iminsi 6 kuva ku itariki ya 5 kugeza ku ya 10 z'ukwa 6 ku 1967. Aho noneho Abarabu bo mu Misiri batumanyeho nabo muri Syria, Jordania, Iraq, Arabia Saudite, Kuwait, Libani na Pakistani. Noneho bose bafata icyo bashyikiriye hafi bamanukana n'iyonka ngo bajye kumvisha Abayahudi bari bamaze igihe babasomborotsa ngo nuko bagambanye n'amahanga yose bagahuguza Abarabu. Nyamara byarangiye aba Bayahudi barwanya ubumwe bahagarikiwe n'ingwe. Namwe mwakwibaza maze bakubita mu cyico kugeza bagandaguye iyo koperative y'Abarabu. Abayahudi nibahagarariye aho kuko bahise banyagasira imisozi ya Golan, uburasirazuba bwa Yerusalemu babushamuza Yordania, naho Gaza na Sinai babyambura Misiri ku gatuza. Abarabu ntibanyuzwe kuko mu kwezi kwakurikiye intambara Misiri, Jordan na Palestine Liberation Organization bongeye kujurira mu yindi bise War of Attrition. None imyaka 3 ukwezi kumwe n'iminsi 6 barwana inkundura kuva mu kwa 7 ku 1967 kugeza mu kwa 6 ku 1970. Iyo ntambara nayo yararangiye gusa kurwana byo kuko aba bombi babikunda bikomeye bongeye kubyubura mu zindi ntambara nk'iya yo mu Kipuru yo mu 1973 iza Lebanon 3 nuko haduka intifada tuza kwitsaho. Nyuma hazi intambara ya Gaza n'izindi wasanga mu gitabo umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Arizona Professor Emeritus Charles Smith yise Palestine and the Arab-Israel Conflict A History with Documents. Buriya rero impamvu twariho twitoratoza kwari ukugira ngo tubone uko twibaza ikibazo tuti: ese abo Barabu n'Abayahudi bapfa iki ku buryo intambara irangira indi gatangira ahubwo ejo bundi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 uku nyine turimo Abarabu bo muri Palestine mu mutwe wa Hamas bubikiriye Abayahudi mu gitero bise Operation Al-Aqsa Storm maze babacura inkumbi. None ubu rurageretse bongeye gusubira muri bya bintu byabo byo gukiranisha ibiturika.
ubu ni nk'uko wari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abayahudi ku isi Avi Becker yabigarutseho mu gitabo The Chosen, The History of an Idea and the Anatomy of an Obsession, ngo urwangano hagati y'abayahudi yayoboye n'abarabu rwatangiriye ku mugabo w'imyaka 45 akitwa Avram. Uyu mugabo ari umuheburayo w'imico y'ikitegererezo, ngo yahuye n'isanganya ryo kubura urubyaro. We n'umugore we Sara bari hafi yo gukenyurwa n'agahinda, ngo Sara aza kugira inama Avram twamenye nka Aburahamu mu ndimi za none yo gushaka hakura urubyaro. Uko gushaka urubyaro rero niko kwabyaye amakimbirane tubona none hagati y'abarabu n'abayahudi. Dore ko byatangiye muri Bibiliya mu gitabo cy'intangiriro cyangwa itangiriro igice cya 16 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Bati Sara umugore wa Aburahamu nta mwana yari yaramubyariye, kandi yari afite umuja w'umunyagiputa witwaga Hagari. Nuko Sara abwira Aburahamu ati, dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwinginze gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sara. Aburahamu aryamana na Hagari asama inda. Abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Umwanditsi akomeza tubarira inkuru y'ukuntu Hagari yabaye mukeba wa Sara, noneho bagatangira kugirana amashyari y'abakeba. Byose byaje kurangira Hagari abyaye umwana amwita Ishimayeli, gusa Sara nawe aza gucungurwa n'Uwiteka abyara umuhungu amwita Isaka. Tayari rero ruhita rutangira kwambikaniraho. Niko bimeze kuko umwarimu wa Bibiliya muri kaminuza ya Washington, Associate Professor Scott Norgel, afatanyije n'umwarimu w'amateka muri United States Naval Academy, Professor Bannon Weller, mu gitabo cyabo The A to Z of Prophets in Islam and Judaism, bahamya ko Ishimayeli ari we wabyaye umukurambere w'abakedalite, aribo aba Ismaelite cyangwa abahagalene. Abo bose tukaba tubazi nk'abarabu. Ni mu gihe abanyabwenge bemeje ko abayahudi bo bakomoka kuri Isaka wabyaye Yakobo, nawe wabaye umukurambere w'imiryango 12 ya Isirayeli. None se byaje kugenda gute kugira ngo bene Aburahamu batangire kuryana nka mibambwe se ntabyo Gasenyi na Gatarabuhura bapfa umurage wa se Kigeli Ndabarasa? Nubundi rero byose bitangirira kuri ba nyina Sara na Hagari. Aba ngo banganya urwango rw'imboneka rimwe kugeza aho Sara wari umugore mukuru agiriye inama umugabo we kwirukana ndetse bakanahemukira Hagari. Ariko ngo uyu mudamu aza guhanurirwa ko umwana agiye kubyara azaba icyago ndetse agakunda intambara bitavugwa. Ni muri Bibiliya mwitangirira igice cya 16 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Uratwite kandi uzabyara umwana w'umuhungu, ukazamwita Ishimayeli, kuko Uhoraho yumvise agasuzuguro bagusuzuguye. Azarwanya bose kandi bose bamurwanya, azahora yitaruye bene nyina. Ikindi kintu gikomeye cyatangije amakimbirane hagati ya Ishimayeli na Isaka kwari ukwibaza ngo ninde uzazungura ubutaka bw'isezerano bwa Kanani. Papa wabo Aburahamu yari yarahawe n'Uwiteka ubwo yavaga muri Uriho muri Mesopotamiya akerekeza kuri ubwo butaka ubungubu bushashe hagati y'umugezi wa Yordania n'inyanja ya Mediterane, mu bice birimo ibihugu nka Isirayeli, Palestina, Yordania, Lebanon na za Syria, ndetse ukabariramo umurwa mukuru wa Yerusalemu wabaye imbarutso ya byose. Ubwo butaka bwose rero ngo cyari icyanya Aburahamu yahawe nka gakondo azaraga urubyaro rwe. Muri uko kuraga rero niho haje kuza ikibazo kuko bene Ishimayeli bavugaga ko ari bo bana b'umwana mukuru wa Aburahamu, bityo ko ari bo bagomba kuzungura. Ni mu gihe bene Isaka bo bemezaga ko ari bo bakomoka ku mubyeyi w'isezerano Sara, ndetse ko Yakobo umuhungu wa Isaka ari we wahawe kuzungura ubwo butaka. Ubwo kuva ubwo rero kugeza none mu Bayahudi n'Abarabu hari intambara ishingiye ku myemerere yo kumenya ngo ninde ugomba kugumana ubutaka bw'isezerano rya papa wabo Aburahamu. Nagapingane kakomeje, ariko Abayahudi basa n'abarusha imbaraga Abarabu kuko bo bashinze imirongo n'amahame ashingiye ku muco gakondo wa Aburahamu, maze bashinga idini rya Kiyahudi ryaje no gushibukamo idini rya Gikristo rishingiye kuri Yesu uwiswe umucunguzi wabo. Hagati ariko mu bihe by'ikinyejana cya mbere Abayahudi n'Abarabu icyarimwe bahise bajyanwa bunyago n'ubwami bw'Abaroma, maze ibintu bihita bihindura isura ndetse bituma habaho gushwambagurika no gutandukana kw'Abayahudi. Ibyo ukabyumva witonze gutya. Ejo bundi mu 2018 abashakashatsi babiri, Joshua Schwartz na Peter Thompson, basohoye igitabo kabutindi ku bucukumbuzi bw'iki kibazo hagati y'Abarabu n'ihunga ry'Abayahudi, maze mu gitabo Jews and Christians in the First and Second Centuries, The Interbellum, ku rupapuro rwa 19 bahamya ko mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri ubwo ubwami bwa Roma bwayoboraga isi ngo bwerekeje kuri buriya butaka bwa Aburahamu, maze bigarurira Abayahudi n'igice cyose cy'Abarabu. Abayahudi bashatse kubyanga, maze Abaromani babatura umujinya mu bitero n'intambara zitabarika kugeza ubwo Abayahudi batangiye gukwira imishwaro mu bihugu by'i Burayi, abandi baguma gukolonirizwa muri ibyo bice. Ariko bagiye ntibibagiwe ko n'ubundi gakondo yabo ari ku butaka sogokuruza wabo Yakobo yahawe, akahatuza imiryango 12 ya Isirayeli imukomokaho. Nubwo b'Abayahudi bishoye ku Baromani bakabavunira umuheto, nyamara Abarabu bo bari bagiye kwadukana ikindi kintu kidasanzwe, noneho cyari kigiye guhangana na rya dini rya Kiyahudi n'Ubukristo. Byari bigeze mu kinyejana cya 7 nyuma y'uko hadutse ibya Yesu, ubwo undi mugabo witwa Muhammad wakomokaga kuri Adnan nawe uturuka kuri Ishimayeli, wa wundi wa Hagayi yatekereje nawe gushinga indi myemerere igomba guhangana n'abakeba babo bari bamaze kugira idini rya Kiyahudi n'irya Gikristo.
Hari muri 610 ubwo Muhammad yashingaga idini rya Kisilamu. Mu 1995 umwarimu w'amakimbirane n'imitekerereze ya muntu muri kaminuza ya Yeshiva i New York muri Leta Zunze za Amerika, Professor Goldman Elizabeth, yasobanuye ku rupapuro rwa 63 rw'igitabo Believers, Spiritual Leaders of the World, kw'imyigishirize rusange ya Muhammad ikubiye mu kiswe Sunna, Hadith cyangwa Athar, ngo bisa n'ibyakoporowe mu migenzo y'imyemerere ya Kiyahudi na Gikristo, ku buryo n'ubundi cyari kigambiriwe ngo kwari uguhangana nabo bake babo ku mugaragaro. Nta guca ku ruhande, Abarabu bashinze Isilamu bashaka kurwana kugeza bigaruriye bwa butaka bavuga ko umusekuruza wabo Ishmael yazunguye nk'umuhungu mukuru wa Aburahamu. Niyo mpamvu icyo yakoze cya mbere kwari ukurwana ahereye mu gitero cya Hamza ibn Abdul Muttalib kugira ngo asenye Abakuraishi na Kaaba yabo. Ibyo waba utabyumvuka bibaza Abayisilamu, ariko icyo nzuzi ni intambara zitwa jihad zazanywe n'Abayisilamu bavuga ko bagambiriye gukwiza Isilamu, ariko ngo ku mutima wabo kwari ukurwanira gakondo n'umurage wabo. Kugeza hariko Abaromani bari bagikomeje kuyoboza inkoni y'icyuma ubutaka bwabo bw'isezerano, ahubwo baje no kwemera bya bitekerezo bya Gikristo bikomoka ku Bayahudi, banakurikizaho kubyamamaza no kubikwiza mu bwami bwabo bwa Roma. Ubu bwami nabwo bwaje gutangira guhirima mu kinyejana cya 5 ubwo Uburomani bw'uburengerazuba bwacibwaga ku bwami bugari bwa Roma, bituma ubu bwami busigarana ibice by'uburasirazuba, aho noneho bashinze ubwami bwiswe Byzantine, umurwa mukuru wa Constantinople. Uko gucika intege kwa Roma niko kwatumye rya dini rya Kisilamu ribyungukiramo hagati y'umwaka wa 636 na 640. Professor Emeritus Jill Mosh, umuyahudi guturuka muri kaminuza ya Tel Aviv, abisobanura mu gitabo wa History of Palestine 634-99, akavuga ku rupapuro rwa 12 na 13 ko muri iyi myaka Abayisilamu ba Kalifate barwanye inkundura mu ntambara bise ntagatifu jihad, kugeza bageze ku ntego yo kwigarurira bwa butaka bwa Aburahamu, maze batangira gukwirakwiza muri kare agace imyizerere ya Kisilamu, birukana ibitekerezo by'abakeba babo, kandi za Kalifate zisimburana ubugira kenshi uhereye kuri Fatimide ukajya kuri Abbaside na Umayyad Kalifate. Izo zose zikaba ingoma z'Abayisilamu zahatiye benshi kwemera ibyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha, we n'igitabo cye cya Qur'an bigishaga. Aba Bayisilamu bacakiye umurwa mukuru wa Yerusalemu bawukoresha icyo bashaka. Ibi rero byahise bibateranya n'abari baramaze kunyurwa n'imyizerere ya Gikristo. Kuva mu 1995 kugeza mu 1291, imyaka 196 ishira Abayisilamu n'Abakristo bakebana amajosi mu ntambara zabaye inshuro 8 zikamamara nk'intambara z'imisaraba, Guerre de Croisade, buri wese ashaka kwigarurira umurwa mukuru wa Yerusalemu na cya gice cyose cyasizwe nk'umurage mutagatifu wa Aburahamu. Mu 2012 Thomas Asbridge abigarukaho muri The Crusade, The War of the Holy Land, ati Abayisilamu barwanye inkundura n'Abakristo bapfa ubutaka butagatifu kugeza babarirwa muri miliyoni 6 bahasize ubuzima. Gusa Abayisilamu na Sultan Ali Shiraf Khalil wategekaga Mamluk Sultanate begukana intsinzi kuva ubwo idini rya Kisilamu ribi cyatwa mu isi yo mu burasirazuba, kuva Sana, Muscat, Mardin ukagera Kasuru na Kabul. Kuva mu kinyejana cya 17 Abamamluk Sultanate nabo baje guhangana n'Abaturke b'Abayisilamu, kugeza Abaturke babivuganye batangira gushinga noneho ubwami karahabutaka bw'Abayisilamu. N'ubwami bwa Ottoman Empire bwakusanyirije hamwe hafi Aziya yose, ibice bya Afrika y'Amajyaruguru, ibice bya Balkan, ubariyemo na bwa butaka bwa Aburahamu, ugateranya n'igice cy'uburayi bw'uburasirazuba. Bigeze mu 1453 Mohamed wa kabiri, umwami w'abami wa Ottoman, yahanguye cya gice cya Roma cya Byzantine cyari gisigaye mu burasirazuba. Icyo gihe Mohamed wa kabiri afata Constantinople wari umurwa wa Byzantine awugira umurwa w'ubwami bugari bwa Ottoman y'Abayisilamu. Kuva ubwo Abayisilamu noneho bashinze imizi ku migabane yose, bayoboza inkoni y'icyuma indi myizerere. Nyamara mu mpera z'ikinyejana cya 19 ubwami bwa Ottoman bw'Abayisilamu bwatangiye kujanjagurika, haduka intambara nyinshi, aho Abakristo bari barajyanywe bunyago batangiye kwivumbura bateza imvururu mu gace ka Balkan, muri Anatolia na Afrika ya ruguru. Ibi abanyamateka babitaziriye Eastern Question, bikaba byarashibutse mu nteruro Weak Man of Europe. Abatabizi, iki kibazo ni nacyo cyateje intambara ya mbere y'isi kuva mu 1914 kugeza mu 1918. Muri iyi ntambara Abayisilamu muri Ottoman begereye Abakristo bari mu bwami bwabo, cyane cyane Abanya-Armenia, maze babatsembera kubamara muri jenoside y'icyitegererezo yiswe Armenian Genocide. Nyuma y'iyi ntambara abayitsinze barimo Leta Zunze za Amerika, Abongereza n'Abafaransa bari baratoye imico ya Gikristo. Bacakiye ubwami bwa Ottoman babubamba ku musaraba, bituma babumanyaguramo ibihugu bya Bulgaria, Hongria, Macedonia, Romania, Jordania n'ibindi. Ariko hagati aho mu gihe cy'iyi ntambara ya mbere y'isi Abongereza bohereje Field Marshal Edmund Henry bamusaba kugenda rwana kugeza afashe ibice byose birimo bwa butaka bwa Aburahamu. Niko yabikoze mu kwa 12 ku 1917 afata Gaza n'ibice bya West Bank, bijya kugera mu kwa 10 ku 1918 Abongereza bamaze gufata Yerusalemu n'ibindi bice byose birimo Isiraheli y'ubu. Intambara irangiye,
Abongereza basabye bene wabo bari bamaze gutsindana iyi ntambara ko bareka bakitwarira ubutaka bwa Aburahamu bwari bwaramaze kwitwa Palestine. Gusa ukamenya ko kuva muri bya bihe Abarabu bamaze gutsinda intambara ya Croisade bakomeje gutura no kugenzura buriya butaka ariko munsi y'ababategekaga. Mu gihe Abongereza nabo bigaruriraga Palestine, basanze Abarabu bahaganje ku bwinshi, mu gihe Abayahudi bo bari barakwiye imishwaro. Muri bya bihe twigeze kubona by'Abaromani muri biriya bice, Abongereza nabo bitwariye bunyago Palestine ituwe n'Abarabu ku bwinshi. Gusa Abayahudi benshi bari baratangiye kwinjira bucece muri Palestine bagamije kureba ko bagarukana ubutaka bwari bumaze igihe mu minwe y'abakeba babo. Ibyo byatumye mu 1920 Abarabu bahangana n'Abayahudi mu ihangana ryiswe 920 Nebi Musa Riot. Ibyo bikurikirwa n'ukundi kutumvikana mu nshuro nyinshi kugeza mu 1939 ubwo indi ntambara yiswe y'isi ya kabiri yatangiraga. Noneho Adolf Hitler akiyemeza gutsemba Abayahudi bashinja kwikunda, kwiyemera, kugambana n'uburyarya. Iyicwa ry'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi ryatumye none Abayahudi bahaguruka ndetse bafatanya n'ibihugu bishyigikiye umuco n'imyemerere ya Gikristo. Hiyongeraho n'imbaraga zidasanzwe z'Abayahudi bari barakwirakwiye imigabane itandukanye kandi bakahagirira ibihe byiza mu bukungu. Abo rero baciye hirya no hino bongera gusubira mu byanditswe basaba amahanga kubafasha bagasubira muri bwa butaka sogokuru wabo Yakobo yari yaragabiwe na sekuru Aburahamu. Bo bifuzaga ko bakeba babo b'Abarabu babanza gukurwa muri ibyo bice, nyamara ntibyari gushoboka kuko Abarabu nabo bari barahashinze imizi kandi bumva ko byarangiye bamaze gutsindira ubutaka, nabo bizera ko bwarazwe umukurambere wabo Ishimayeli. Gusa ku buryo Abarabu batigeze bamenya, Abayahudi bari bamaze imyaka itabarika bacengera bucece muri Palestine. Ku rupapuro rwa 93 rw'igitabo The Israel-Palestine Conflict 100 Years of War, umunyamateka Gavin James yahamije ko muri bya bihe bya Ottoman Empire mu myaka y'1880 ngo Abayahudi b'i Burayi mu ibanga rikomeye bashinze ihuriro bise Zionist rigamije gukora iyo bwabaga bagasubiza Abayahudi bose ku butaka bwa gakondo yabo. Kugeza mu mpera y'intambara ya kabiri y'isi rero, abagabo nka Theodor Herzl, Albert Einstein, Gershon Agron, David Ben Gurion, Menachem Begin na Golda Meir bakoresheje icyo bashyikira cyose maze bemeza umuryango w'abibumbye bahereye ku Bongereza bategekaga Palestine ko bakwihangana bagaha Abayahudi umurage wabo. Icyo gihe hari mu 1947 ubwo mu muryango w'abibumbye batangiraga gutanga icyo gitekerezo. Gusa Plaskov Abraham Ozel we abigarukaho muri The Palestinian Refugee in Jordan 948-959 akavuga ko Abarabu bahise barakara banatangariza isi yose ko uzatekereza ku butaka bwabo azaba acumbye impambara izashibukamo kumenekamo amaraso atazigera hagarara ubuziraherezo. Nyamara isi yose ibyo yarabyirengagije maze ku itariki 29 z'ukwa 10 1947 umuryango w'abibumbye mu mwanzuro w'181 igika cya kabiri wemeza ko igihugu cya Palestine kigomba gucibwamo ibice bibiri, Abayahudi bakaba mu gice kimwe, Abarabu bakaba mu kindi. Icyo gihe Abarabu bagize ngo nukubakinisha, nyamara ku wa gatanu tariki ya 14 z'ukwa 5 1948 David Ben Gurion agaragiwe n'Abayahudi batangaza isi yose bireba ko bashinze igihugu cyitwa Eretz Israel, bivuga ubutaka bwa Israel, State of Israel. Mu 2007 umwarimu w'amateka muri Bar-Ilan University, Umuyahudi Associate Professor Ben Dror yabigarutseho ku mpapuro za 259 na 260 mu nyandiko The Arab Struggle Against Partition, The International Arena of Summer 947. Agira ati, rwose ubwo bagabanyagamo Palestine hakozwe ikosa kuko Abayahudi bahawe ubutaka bungana na 62% by'ubutaka bwose bwa Palestine. Ni mu gihe Abarabu bari batuye muri Palestine bari ubwikube kabiri Abayahudi bose bari bazwi. Impamvu Abayahudi bakorewe ibyo nuko inama y'umuryango w'abibumbye yafashe umwanzuro wo gucamo Palestine bayivugagamo rikijyana. Kuva Abayahudi rero bahabwa ubutaka muri Palestine bahise batangira kurwana n'Abarabu twabonye ko bafite amaraso amwe, maze kuva mu mwaka Israel yashingiweho mu 1948 batangira kurwana nk'uko twabibonye kugeza none inshuro 20 nizo bamaze gusakirana mu ntambara zizwi nk'uko twigeze no kubyitsaho. Mu yindi nyunganizi, ikindi kintu bapfa gikomeye kiri mu murwa wa Yerusalemu kuko buri wese avuga ko afite urwibutso atatatira. Nk'ubwo Abayahudi bavuga ko muri uyu murwa ho mu majyepfo ya West Bank ku musozi wa Yudeya mu gace ka Hebroni ngo niho hari imva y'abasokuruza, The Cave of Patriarchs. Abayisilamu nabo bakavuga ko abo basokuruza barimo Aburahamu wabo. Hakaba kandi uwo bose bita umusozi mutagatifu
uzwi nka Temple Mountain wubatsweho insengero zo hambere haba mu myemerere y'abayahudi, abakristo ndetse n'abayisilamu. Bakahagira umusigiti witwa Al-Aqsa bafata nk'ikirango cy'imyemerere yabo kuko ucamatanye na Dome of the Rock, byose bizera ko ariyo nyubako y'imyizerere imaze igihe kinini kurusha izindi muri Islam. Ako kanya abayisilamu bakemeza ko rwose ubwo Muhammad Imana muhamahoro n'imigisha yajyaga mu ijuru ngo yanyuze muri uyu murwa wa Yerusalemu. Ubwo abayahudi bizera Judaism n'abakristo hirya no hino bati ntimuzi ibyo Yesu n'abahanuzi bacu bavuze kuri ubu butakasha. Uko guhanganira Yerusalemu rero nk'umurwa mutagatifu nabyo byateje intambara utibagiwe na za zindi za guerre de croisade. Niyo mpamvu muri wa mwanzuro w'181 w'umuryango w'abibumbye bashyizemo akantu bise Corpus Separatum, bishaka kuvuga ko umurwa wa Yerusalemu ushyizwe mu maboko yigenga ku buryo yaba abarabu cyangwa abayahudi nta n'umwe ufiteho uburenganzira. Ibi abayahudi babirenzeho bahagira habo. Niba mubyumva rero abarabu n'abayahudi bafite impamvu ibihumbira jana zo kwangana, bafitanye inzigo no kurebana urujisho, ariko ikibazo nuko babihamagarira misi yose ku buryo iyo bahanganye abashyigikiye ubukristo bose bahita bajya inyuma y'Isiraheli. Ubwo leta z'umwe za Amerika, Abongereza, Abafaransa n'abambari babo bakagira batabarabu n'abagome n'amashitani agambiriye guhohotera abana b'Imana. Ubwo abandi nka Syria, Arabia Saudite, Yemen, Iran, Jordania n'abandi barabu bose bagaterura bati abo bakafiri babatindi batetse umutwe batangiza amatiku no gutambamira biturije mu butaka butagatifu mutera amacumu Muhammad Imana muhamahoro n'imigisha yabaterekeyemo bizatuma bataha jana yabo. Gusa mawe kuri barabu babari habi kuko abayahudi bamaze kugira ibigango bya politike, ubukungu n'andi mayera asobanuye imbaraga mu isi ya none. Niyo mpamvu muri kuguhangana kwatangiye ejo bundi kuwa gatandatu tariki ya 7 z'uku kwezi abayahudi barahiye ko bagomba gukorera ubugome bw'indengakamere abarabu. Dore nk'ubu minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko buri muntu wese wo muri Hamas ari umupfu. Yoav Gallant, minisitiri w'ingabo wa Israel, aherutse kuganira n'abati twebwe twagabye ibitero simusiga kuri Gaza, nta mashanyarazi bazaba bafite, nta byo kurya, nta mazi yewe nta n'ibitoro, ahubwo buri kintu cyose turagifunga kuko turi kurwanya inyamaswa ziri mu ishusho y'abantu. Niyo mpamvu natwe tubikora muri uwo mucyo. Now Professor Timothy Weber, president of Memphis Theological Seminary, akaba n'umwarimu muri University of Chicago Divinity School, ati isi yose igomba imenye ngo aho bukera buri wese yahaguruka akagira icyo akora mu gukemura amakimbirane hagati y'abarabu n'abayahudi, kuko niba atari ibyo isi yitegeko ishobora kuba intambara ya nyuma nk'uko byanditswe ngo byose bizarangirira mu ntambara ya Armageddone, ubwo abayahudi bazaba basubiye bwa kabiri mu gihugu cyabo cy'isezerano, kandi mu 1948 bwari ubwa kabiri basubiye mu gihugu cyabo. Ibyo wabikenera ugasoma igitabo On the Road to Armageddon cyanditswe n'uyu mujejeta bumenyi mu myemerere. Nawe inkuru nyamukuru z'uko abayahudi n'abarabu bo muri Gaza bakomeje kumvana imitsi mwakomeza kubyumva mu busesenguzi n'ibiganiro bidasanzwe mu buryo budasanzwe kuri Primo Media Rwanda, ariko hagati aho amafufu n'amafaranga bikomeze bibafubike. Bye.